mu ntoki ariko nawe izuba ryari ryo mumenya umutwe azagana cya giti cy'akazi ko nyirimo shuwa mwana tugiye kuririmbira nyakubahwa perezida wacu indirimbo twamuhimbiye yitwa umuyobozi wizewe. Nyakubahwa perezida wa repubulika twagiye. Ata muzika bahe abakunzi ba HomeSky TV turabasuje cyane abari mu Rwanda kuva Nyagatare kugeza Kirehe, kuva Gicumbi, Huye, kuva Karongi ukamanuka epfo za Rusizi na Rubavu, mwese abari i Kigali turabasuje, hanze y'igihugu i Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Buhinde badukurikirana cyane twarababonye, mwarakoze kandi abamaze gukora subscription namwe turabashimiye, ndetse n'abandi aho muri hirya no hino. HomeSky TV muratumenyereye ko tubagira hirya no hino ahantu hatandukanye tukabagezaho ibiganiro byiza cyane biryoshye. Uno munsi rero turi mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, aho turi kumwe n'abantu muri kureba kuri kamera zacu. Ni umubyeyi ndetse n'umuhungu we bacuranga ibicurangisho gakondo, ni ibintu bitangaje cyane kuko nta hantu henshi wapfa kubibona, aho umwana n'umubyeyi we bakora igikorwa nk'iki ngiki bakavuga batereka twite ku muco wacu, ku muco nyarwanda kugira ngo utazima kandi duhari. Bafite ibicurangisho ni umuduri, hari ndetse ubwo n'abantu batari bawuzi uyu bawita umuduri. Ni igicurangisho gakondo cyiza cyane cy'abanyarwanda utapfa kubona mu bindi bihugu, kivuga neza cyane, kigizwe ndetse n'ibintu bitandukanye. Ntabwo rero nkomeza gutinda cyane, ahubwo reka mbahe umwanya batwibwire hanyuma dukomeze n'ikiganiro dutaramana. Waramutse neza musore? Mwaramutse neza Sky TV, nitwa Ntakiyimana Claude, ndetse na mugenzi wanjye ari we mama. Mama mwebwe mwitwa bande? Murakoze, amazina yanjye nitwa Nyirampfumukoye Rusi. Tubasanze hano mu rugo aho muri twamenye yuko mucuranga igicurangisho nyarwanda cyiza cyane abantu bakunze mu ndirimbo zitandukanye zatambutse mu gihe cya kera. Rero biratangaje kubona umwana n'umubyeyi we bacuranga. Hanyuma ibi bintu byaje bitereka duhere kuri mama. Ibi bicurangisho ni bya gakondo, narabyirutse mbona ba sogokuru babicurangisha, niho byaba byaraturutse natwe kugira ngo mbe narabikoze nanjye naho nabikomoye. Uratubwira uti sogokuru wanjye yacurangaga umuduri, ese mu bana be bose mwese mwarawucuranze cyangwa ni wowe wavuze utereka mfate gakondo ya data? Sogokuru yacurangaga inanga, umuduri nawo wacurangaga abantu bo hirya no hino, nyine muri bene wacu nyine bo hirya no hino. Ubwo niho nagiye nkubona umuduri. Sogokuru yitwaga nde yacurangaga inanga? Yitwaga Rujindiri. Uri umwuzukuru wa Rujindiri? Ndi umwuzukuru wa Rujindiri, ariko ku mugabo uva indimwe na Rujindiri. Urumva ariko nanjye ari sogokuru nanjye. Ubwo nawe ukomoka ku mugina wa Shenda na Kabugondo? Hariya ku mukingo niho ku mukingo wa Nyanza. Niho nkomoka. Ariko ubu ngubu nkaba naravukiye Karongi. Ubwo Karongi niho watangiriye gucurangira umuduri? Karongi niho natangiriye gucurangira umuduri muri 2007. Noneho urasa nk'utunyuriramo muri makeya urugendo rwawe, ukuntu watangiye gucuranga umuduri igihe 2007. Urumva ni vuba, umuntu akurebye arabona yuko ufite imyaka igiye hejuru. Kuki watangiye utinze? Hanyuma uraducira ku mayange makeya ariko ku buryo bwumvikana abantu badukurikiye basobanukirwa ukuntu watangiye kugeza n'ubu ngubu urugendo rwawe mu gucuranga iki gikorwa. Ukuntu natangiye rero gucuranga uyu muduri, kundaga kugendana na babyara banjye tujya mu bukwe aho mu cyaro Karongi. Hanyuma abaturage bakadutumira mu bukwe, babyara banjye bagacuranga iyi miduri.
natwe nk'abadamu tukabyina tugaseruka imiduri imbyino bari gucuranga tukabyina. Rero ntabwo nigeze mfata ndi mu cyaro umuduri ngo nkucurange, gusa byiyandikaga mu mutwe nkumva ko nanjye bicuranze nabishobora. Hanyuma rero muri 2007 nza kuza i Kigali, ariko nzi Kigali hari umugabo bita Kibuga arumbwiye ati izi ndirimbo muririmbira inzoga ugiye Kigali zaguteza imbere, ukaziririmbira abantu b'i Kigali bajya baguha amafaranga ugatera imbere. Hanyuma rero ubwo nibwo naje i Kigali ntangira gucuranga umuduri, numva biri kuzamo uko nabifashe mu mutwe, numva umuduri ndawuzi, indirimbo zo nari nzizi nazo. Ntangira gucurangira igiceri cya Senkani, natangiriye hariya kuri Nyabarongo. Wacurangaga ku muhanda cyangwa abantu baragutumira? Nacurangaga ku muhanda. Nkitangira gucuranga nacurangiraga ku muhanda, curangira igiceri cya Senkani. Hanyuma rero ntangira kuri Nyabarongo nkucuranga, ngera ku giti cy'inyoni. Abantu barambona bati dore umuhanzi w'umugore, abandi batereka ntabwo ari umuhanzi ahubwo ni umusazi. Ubwo natangiye nka saa 5, saa 7 nari ngize 3,000. Uri ku muhanda? Umuntu aza guha 50 undi 100 undi gutyo. Ubwo rero naje kuzagarukiraho ku giti cy'inyoni bigejeje saa 8 nsubira mu rugo, ndagenda mpahira abana banjye nari ncumbitse hariya ku Ruyenzi. Nari ntaragera mu mujyi neza kuko nari ntarawumenya. Nari ntarawumenya neza ubwo ngubwo. Nibwo rero ndacurangiye aho ku giti cy'inyoni nsubira mu rugo, ndagenda mpahira abana ubugari, inyama, inkweto zimwe zatera hejuru niko bazitaga. Ubwo nuko nguko natangiye gucuranga umuduri. Hanyuma rero mbona biri kuvamo, nirerera abana barakura, babona ibyo kurya, babona ibyo kunywa, nk'igikoma nyine. Ubwo rero umuduri rwose wangiriye akamaro, watumye nirinda sinajya mu busambanyi, abana banjye ntibajya mu kunywa urumogi ngo bajye ku muhanda babe mayibobo, dore ko na papa we nta nari mfite yaramaze gupfa. Nuko kuvuga ngo umuduri wagufashije kurera abana? Wamfashije kurera abana cyane rwose, ndanawukunda ku buryo nzakomeza nkawucuranga. Hanyuma mu kanya uraza kutubwira wenda hari abantu bawufata nkaho ari igicurangisho kiri aho ngaho kitagira umuntu cyagirira umusaruro, ariko mbere yuko tuhagera ndagira ngo abantu badukurikire mubanze tutangire igitaramo neza twanzike. Mugiye kudushyiriraho indirimbo nk'ebyiri n'abanyuze mu ijambo, hanyuma duhite dukomeza. Mugiye kuduha izihe? Rero twebwe ducuranga indirimbo, hari iz'urukundo, hari izihimbaza Imana, izo nizo twihangira. Noneho hakaza bitewe n'uko abanyarwanda bagiye badusaba ati se mwagiye mudusubiramo n'akarahanyuze ko tuzikunda cyane, kandi kuko umuduri tubizi yuko umuduri wacurangaga injyana ya kera, mwazatunyurijemo tukajya turyoherwa kurushaho. Aravuga okay, mu rwego rwo gushimisha abafana nabyo tuzajya tubibakorera, katubumvishe rero twagiye. Ziranze imbanye nyinshi, umutwaro cyangwa intunyakire, ugitekerezaho ni byinshi, ariko kandi ni mu gihe uwoza wanjye wandutiye benshi, mwiza wewe umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge uraho urakoma. Tutangira amatage babaza babanaga, bageze yabaye myiza, niko byose bisemurana, uwoza wanjye wandutiye benshi, mwiza wewe umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge uraho urakoma. Nzabande kumwe nawe n'umunezero mwinshi cyane, n'ikiganza
ibyanjye ntibagerwe n'umubabaro umuhoza wanjye wandutiye benshi mwiza wewe umuziranenge uwo mu mata bateze neza ugashenge urahura ngoma baza byinshi ku mwana ukunda ugasanga ari kure cyane maze wapimye iki kirere ugasanga utagiheza umuhoza wanjye wandutiye benshi mwiza wewe umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urahura ngoma ahubwo rero baza byinshi ku mwana ukunda ugasanga ari kure cyane maze wapimye iki kirere ugasanga utagiheza umuhoza wanjye wandutiye benshi mwiza wewe umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urahura ngoma gira umutima wihanganye gusa ujye uhorana icyizere ko hari igihe byose bizashira maze twembe tukibanira umuhoza wanjye wandutiye benshi mwiza wewe umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urahura ngoma hanagura ayo marira ariwe nzaguhoza tubonanye simuganye ubane n'Imana mwiza buze ubuhongano muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza wewe umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urahura ngoma mbega shenge urahura ngoma murakoze cyane. Kata muzika ukunze umutesi gira hino nkubwire iby'urukundo ngukunda ndetse nakuganirire dore izuba rirarenze kandi ubuze uciye ikibo akira n'agatebe maze twicarireho shuwa mwana aho twari turi zatebe kigabiro kizajya kinyibutsa ko twawuyuka mbere weka muzika njyewe nari ndi mu nzira niyemeje gutembera izuba riranyica ngo inyota yendaga kunsaza imbere y'amaso hakurya nashakaga kujya ngo n'igiti cyiza cyane nirukanka nyiganamo nakigeze iruhande nakigiye mu mashami unagira kumva akayaga n'ugutuza ku mutima nirangamiye indabyo mbona umuntu arahagaze asoroma uturabyo maze adupfumbata mu ntoki ariko nawe izuba ryari ryamumenye umutwe azagana cya giti yicara akazi ko nyirimo shuwa mwana aho twari turi zatera ikiganiro kizajya kinyibutsa ko twawuyuka mbere kata muzika bahe 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 akimara kwicara shegu kareba mu mashami akinyebuka nge nihutiye kumanuka usuje ngira ni witwa nde wa mukobwa we ati nge nitwa umutesi uwimane duhayobo aho twari turi nzatera ikiganiro kizajya kinyibutsa uko twahuyuka mbere aho twari turi nzatera ikiganiro kizajya kinyibutsa uko twahuyuka mbere
hahiye koko niko ngayo nguko mbega amajwi ese ibi bintu ko numva biryoshye cyane wibera muri ibi bintu ntago wasaza. ubu se aya majwi hari nta kintu bumufata kugira ngo agororoke nk'amagi cyangwa imineke ya buri munsi cyangwa ni karemano? Ni karemano rwose, ni ibintu biturimo gusa. Urumva ko noneho ni impano turimo, urumva ko noneho babinogeje neza byaba ari sawa cyane. Ati Claude ati byaba ari sawa cyane. None se Claude, mbere yuko mama wawe atubwira ukuntu abantu bashobora gufata umuduri nk'igikoresho cya muzika ariko kidateye imbere, kitagira ikintu cyababyarira, wowe nk'umusore ukiri mutoya uri muri ibi bintu, abandi bari muri za hip hop, bari mu njyana zigezweho abantu bakunda, uba wumva utarayobye ku buryo bitazakugira umumaro? Nkurikije kuri icyo kibazo mumbajije, birumvikana koko abasore abenshi bari muri zirango niba za kinya trap, ngiye ntabwo njya mbikurikirana cyane. Wowe wibereye kuri gakondo? Mba ndi kuri gakondo yanjye, ariko nyine nubwo nkora gakondo gerageza gukora dance moderne. Urabyumva nk'iyi dukoze bwa nyuma buri wese yisangamo akabyina, ariko nyine urubyiruko rwumva ko nyine iki gikoresho ubundi kiri hasi cyane, nta n'ikintu bakibyaza, ariko nyine ntabwo ariko bimeze. Ubundi biterwa n'ikintu umuntu akunze. Ushobora kuba ukunda biriya bya kinya trap, ariko njye nkaba nkunda kino gicurangisho. Gusa bo nyine baba bumva ko iki gicurangisho nta hantu cyabageza kabisa, nta hantu gusa kuri njye mba nizeye yuko hari ibanga wowe ubona njye hari ibanga mbonamo, kuko niba ncurangiye abantu bakishima, urabibona hano hose buzuye, babikunze cyane, bari no kubyina nabo wabibonye. Niba ncurangiye abantu bakishima kuriya, bakumva ko ku bintu biraryoshye, biryoheye n'amatwi, kandi ari n'injyana gakondo, biragaragara byanze bikunze yuko abantu babikunze, hari ibintu bizima cyane rwose. Hanyuma mama, icyo kibazo nakubwira komeza iki, ariko mbere yuko tukigeraho neza, hari umuntu uri kureba iki gicurangisho kavuga ati se uriya ni umugozi, ni umukwege, ese iriya ngati iriho, kiriya kindi ni iki? Ndagira ngo udutaturire neza iki gikoresho, utwereke gikoze mu kiki, ni ibiki babyita ngo iki mbese? Iki gikoresho cyitwa umuduri, cyangwa se navuga n'igicurangisho cyitwa umuduri. Uru rusinga rero rwesitayeho ni urw'ipine y'imodoka. Dufata ipine ishaje nyine byenda yaba barataye, tukayitwika tukavanamo uru rusinga, hanyuma tukajya mu ishyamba rero guca kino igiti cyo kirasanzwe barakizi. Cyitwa ngo iki? Ni igiti icyo ari cyo cyose uca? Umushubi. Ariko muri Kigali ntabwo ni umushubi. Rero dukunze kujya nko mu ntara iwacu, naba nagiyeyo nkagenda nkabica nkabizana. I Kigali ntabwo wapfa kukibona ngo ngo njya mu ntara nkagenda nkabica nkabizana, nyine tukazajya tubyesitaraho nyine ibicurangisho byacu by'umuduri. Aka ni agacuma rero gaterwa mu ruyuzi, barakazi nabo n'abanyarwanda. Hanyuma naje kubona inyuma gapfumuye. Ubona kubera iki? Hari ikintu bimara kugira ngo hazemo umuziki? Ni nkaho yari bafure. Umuntu acuranga bikavugira amahanga, hanyuma andi majwi akazamuka asohokera no mu rusinga, n'andi amanuka mu hano, asohoka mu hano. Hanyuma iyi ni ingata, ufata utwatsi tw'ibishara katubangamo akagata. Aka ni agatambaro nyine umuntu agenda abangisha akagata. Nabyo bigira uruhare mu kuba umuziki iyi ni intebe y'aka gacuma nyine, kugira ngo umuziki nyine uba ufunze neza, kugira ngo ube wesitaye nyine neza uvuge. Nta zina ryihariye kagira mu Kinyarwanda? Ni akagata, bakita ingata. Hanyuma utuduti ugira ukubitisha, hari izina ryatwo rufite, dukoze mu ki? Igicurangisho nyine tw'uyu muduri
ni imvuzi z'umuduri nyine. kuki sari tubiri ntabwo wakubitisha kamwe hari igihe tuhindura nk'injyana. Rwanda rwacu n'ubu ruragerwa ikiremwa muntu kirubahirizwa cyane ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda yewe musugire musagambe ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda yatore gutinya ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda dufite ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda u Rwanda rwacu ubu ruragenda ikiremwa muntu kirubahirizwa cyane ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda yewe twaharuye imihanda ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda ziragenda ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda dufite ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda u Rwanda rwacu n'ubu ruragendwa ikiremwa muntu kirubahirizwa cyane ingabo z'u Rwanda zarengeye isheme perezida wacu ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda Kagame wacu ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda Sagambe Paul Kagame ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda dufite ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda u Rwanda rwacu n'ubu ruragendwa ikiremwa muntu kirubahirizwa cyane ingabo z'u Rwanda zarengeye u Rwanda nubwo intambara zitura imbere umwami Yesu aturi iruhande yiteguye kuturwanirira uko yarwaniriye Dawidi urugamba si urwacuye mwe bene data mwe ahubwo ni urw'umwami Yesu nimwihangane wanesheje Satani ku mugaragaro natwe azatuneshereza natwe azatuneshereza bamujyanye no mu mategeko ababwiriza ubutumwa bwiza yiteguye kuturwanirira uko yarwaniriye Dawidi muhore mwumve ukuntu Imana ifasha ubifashije uko Imana ifasha uwifashije Zakayo yurira yanyuze kuri cya giti Yesu amubonyemo aramagara ati Zakayo gororoka vuba ati Zakayo ngwino usange vuba ndetse n'uyu munsi ngenda arari iwawe ndetse n'uyu munsi ngenda arari iwawe bamujyanye no mu mategeko ababwiriza ubutumwa bwiza yiteguye kuturwanirira uko yarwaniriye Dawidi amagambo ya Yesu n'aya Zakayo nayo gushyingurwa utereriyo nayo kuzamurwa akabikwa mu mutwe akatubera urwego tuzuriraho
hose muraririmba iz'umuco izo kubaha Imana izo guhimbaza Imana byose ahantu hose twiyemeje kubashimisha abanyarwanda muri rusange n'abari hanze yarwo bari kudukurikira hano kuri Sky TV ndetse turanabashimiye cyane kuba mwagize igitekerezo cyo kuza kutureba muri nkoramutima. Murakoze cyane namwe. Hanyuma mu bantu bose bacuranga umuduri hari witwa igisupusupu, mwaramwumvise namwe ibyo byose muramuzi. Niwe muntu wabaye nkaho azamuka cyane aramenyekana. Murabona mwebwe hari kubura iki kugira ngo namwe muzamuke? Nkuko bivuze mumenyekane hirya no hino hano hose. Nkuko bitubwiye tubajije ubundi uriya mugabo ni umugabo waririmbye indirimbo yitwa igisupusupu, yitwa Nsengiyumva. Ntago yitwa igisupusupu, ahubwo indirimbo niyo yitwa igisupusupu. Ariko twebwe icyo tubura, twebwe turabura support, nicyo kintu cya mbere tubura. Turabura management kuko producer zirahari wabyumvise. Ariko hari indirimbo so mwigeze mujyana muri studio cyangwa nta nimwe nuko murazifite hano gusa? Hari izo twabashije kugeza muri studio, ariko nyine ubushobozi buranga kubera ikibazo cy'umufuka. Gusa ziri aho ngaho twagerageje kuba twazipostinga kuri YouTube. Wakwandikaho Umuduri Boys niyo channel yacu ukabona ibikorwa biriho, wakina kuduha support, turi tayari kandi twakora neza cyane ku buryo umuziki wacu watera imbere ndetse n'abanyarwanda muri rusange bakawisangamo. Aha rero ubwo twahita tubwira abantu bakora mu by'umuziki, abashoramari n'abandi ibyo ari byose badukurikiye, nuko aha muri aba bantu ni ahantu heza cyane ho kuba washora imari yawe ukabazamura ukabafasha kuzamuka, kuko ari ijwi ntirishidikanywaho, ari ugucuranga ntibishidikanywaho, ndetse ari n'ibindi kuba banafatanya ari umubyeyi n'umwana ni ikindi kintu gikomeye, ndetse bari no gusigasira umuco wacu. None mama mwebwe hari igihe mwigeze kuba mwakwegera nk'inzego zishinzwe iby'umuco kugira ngo muganire cyangwa ntago murabageraho? Nagerageje kwegera urwego rw'akarere. Akahe karere? Ka Nyarugenge. Barambwira ngo nzabanze nishakeho amafaranga nkoreshe nk'indirimbo ebyiri, bazanire amashusho yazo kugira ngo babe bantera inkunga. Icyo gihe rero nari bagusabye ko wabazanira video ebyiri wakoze? Zikoze. Icyo gihe rero natwe no kugeza n'ubu ndacyari hasi cyane ku bukene bwo kuba nabona amafaranga bwo gukoresha izo ndirimbo ebyiri. Nibyo bansabye. Nta handi hantu wigeze ujya? Nta handi nigeze njya, ko nabonaga nta bushobozi mfite, kandi hose numvaga ko bazansaba nyine izo video ebyiri. Hanyuma rero ubwo abantu badukurikiye barabona yuko muri abantu beza bo gukorana kugira ngo muzamukane mukore ibitaramo bikomeye hirya no hino kandi ibyo byose mwarebwa. Hanyuma turimo kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro, hari indirimbo mwebwe mwumva mufite muvuga muti ibyo ari byose ntabwo mwagenda tutaziririmbye, nk'imwe cyangwa ebyiri? Indirimbo se ko zose ari nyinshi cyane. Ni nyinshi cyane kabisa. Mugiye kuduha izihe? Aka tubahereze kuri produit zacu, ku ndirimbo zacu twihangiye. Ndumva ari byo byaba ari sawa cyane. Tugiye kuririmbira nyakubahwa perezida wacu indirimbo twamuhimbiye yitwa Umuyobozi Wizewe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twagiye. Umuyobozi wizewe, umuyobozi wizewe, umuyobozi wizewe, Kagame Paul. Umuyobozi wizewe, umuyobozi wizewe, umuyobozi wizewe, Kagame Paul. Ni koko Imana yirirwa ahandi igatahirwa
Rwanda yaratashye ibonye ishyano twagwishije iduha Kagame Paul ngo atuyobore none wijya kure ngo jarajare yagufitiye ibanga umuyobozi wizewe Kagame Paul umuyobozi wizewe Kagame Paul impamvu muhamya nyivuka nasanze uru Rwanda ari amatongo warabaye umusaka none reba igihe gito tumaranye ayoboye uru Rwanda ruhimbitse paradizo umuyobozi wizewe Kagame Paul umuyobozi wizewe Kagame Paul yaciye nyakatsi imiturirwa iraza murwa imihanda nayo irubakwa gira inka munyarwanda nayo ntiyasigara mituweli do sante turivuza nta kigorana ese n'icyatavuze ko yacyuye n'impunzi umuyobozi wizewe Kagame Paul umuyobozi wizewe Kagame Paul ati umuyobozi wizewe indirimbo ni nziza cyane hanyuma hari indi yindi mufite tugahita tugana ku musozo duhumuza ikiganiro twagiranye hambere mu minsi ishize njye nateze kuzibagirwa nkundirira rubundi ukore hepfo na ruguru muhozi Imana yama yuri igisabiko cy'umutima wanjye wowe ni wowe Imana yama yemaze ukansanga mu bwihebe bwagira ngo burije muhoza nkarotuje kundamutsa ubwo nkahita nshiguka nkararanganya amasose nibaza izo zihurota muhoza yo mundengera amahoro kuko nanyiturano nabona Imana izakumpembere kuko nanyiturano nabona Imana izakumpembere muhoza Imana yama yuri igisabiko cy'umutima wanjye ni wowe Imana yama yemaze ukansanga mu bwihebe bwagira ngo burije muhoza we nkarotuje kundamutsa ubwo nkahita nshiguka nkararanganya amasose nibaza inzozi nkurota muhoza we ngo nkundengera amahoro kuko nanyiturano nabona Imana izakumpembere muhoza kuko Imana izakumpembere muhoza kuko Imana izakumpembere byiza cyane abantu twari tubanye ku kiganiro kuri HomeSky TV turabashimiye cyane twongera kwibutsa abantu bakunda umuco bifuza ko umuco wacu wakomeza kubaho ugasugira ugasagamba ko bakomeza kuba hafi y'aba bantu bakabafasha kuba bakomeza kuzamuka bakajya muri studio bakarikodinga cyangwa bagafata amajwi y'indirimbo bagafata n'amashusho bakajya hirya no hino ku buryo badutaramira kuko se ahantu henshi wasanga abantu bacurangisha ibicurangisho nk'ibi ngibi ndetse rimwe na rimwe hari izo uvanga n'uruzungu ukabona bibaye byiza cyane. Umuntu utarakora subscription uramubwira ngo manuka hasi urebe akantu k'umutuku gahari hirya barahita baguha k'inzogera ukandeho uzye ukurikirana ibiganiro
byacu, ndetse nubikunda ukande like, hanyuma unadusigire n'igitekerezo cyangwa icyifuzo. Ibyo tubereye hano cyangwa aho tuba twagiye hose no kugira ngo dukomeze tubane namwe kandi tubagezeho ibyiza gusa. Twizera ko ikindi gihe tuzongera kubasaba karibu, muzaduha karibu nyine. Iwacu muri Isanga, gusa mutararangiza icyo nasaba abanyarwanda, kagira icyo nsaba abanyarwanda. Dufite nimero yacu ya telefone igendanwa, ndetse iri no kuri WhatsApp, ariyo 078 78 nanone 066 05. Ongera uyisubiremo witonze ku buryo bayumva. Ni 078 78 066 05. Aha, orchestre ahandi babashakira ahandi. Then ahandi wadushakira kuri YouTube, Facebook, Instagram, wandikamo orchestre Amatsiko, ijambo Amatsiko. Uhita tubona kuri YouTube, Facebook, Instagram, hose turahabaye. Igihe uzadutabaza tuzagutabara, tuze tugutaramire, uryoherwe ndetse wenjoying ubuzima, kuko rega ibyishimo birahenda cyane. Hanyuma mama, nta kajambo k'agakeregeshwa twari tukuniganye nawe? Ijambo nanjye nongeraho nuko abatwumvise bagerageza rwose bakaduteza imbere, izi ndirimbo zacu tukazikoresha zigasohoka, natwe tukagaragara nk'abandi bahanzi, ko guhanga biratuvuna cyane. Iyo bituvunye cyane rero tutabona n'ukuntu zisohoka, twumva ari ibintu bimvunye cyane. Murakoze, iryo jambo nari mfite. Hanyuma ubuyobozi nk'abashinzwe umuco n'ibindi, nta kintu mwabasaba? Abayobozi n'abashinzwe umuco nabo batubona uko turirimba bakaba babyishimira, dutegereje inkunga zabo. Murakoze cyane, turabashimiye.